Hello students, I hope you are okay at home, and I want to welcome this lesson today. But before we continue, I want you in order to know this lesson, and I'm going to be helping you understand English and the kinyarwanda. Please, don't shouting. Let's go. The midwife is a very important person. The midwife is a very important person. Ufite akamaro. Umubyaza ni umuntu ufite akamaro. The midwife is a very important person. He has done today's work in the factory. He has done 2 days work in the factory. Yakoze imibyizi 2 mu ruganda. Yakoze imibyizi 2 mu ruganda. Ni ukuvuga ngo factory ni uruganda. Yes, ni ukuvuga ngo niba warakoze ukagenda abandi bagakomeza, manager wanyu cyangwa umukontorora wanyu azatanga report ko wakoze imibyizi 2. Yes, niba uri gutanga report y'icyongereza rero uzavuga ati he has done 2 days work in the factory. He has done 2 days work in this factory. Children like eating rice. Children like eating rice. Nagari rice. Tazasoma rice ninda. Basoma rice. Umera nk'ukaraga ururimi. Rice. Rice, not rice. Rice. Abana bakunda kurya umuceri. This is sack of sand. This is a sack of sand. Uyu ni umufuka w'iki umucanga. Ni ukuvuga ngo sack ni umufuka. Sand ni umucanga. Sand. Yes. I bought a bunch of vegetable. I bought a bunch of vegetable. Wibuke ko iriya bought iba yaturutse kuri verb to buy. Iriya ni past ya verb to buy. Bunch ni nk'umufungo. Bunch. Uzabivuga ngo batch number of vegetable. Urumva rero ko yavuze ngo naguze umufungo w'imboga. Bunch. Tazasoma bunch, abasoma bunch. A bunch. Impamvu twashyizemo a bunch ni umufungo. Imifungo rero ni ikintu kibarika. Yes. Igihe cyose uzajya ukora interuro, jya wibanze uyigenzure neza, uvuga uti iyi nteruro uko biri hari ikintu kiri kuburamo. Nyamuneka iyo ukoze interuro byanga byemera hagomba kubonekamo preposition rero ntago zabura munyi.
mu nteruro ariyo uzajya ubona n, at, to n'izindi. Ni nyinshi preposition rero nzazababwira mu rindi somo. Yes. Every country has its particular culture. Culture ni iki? Ni umuco. Culture. Yes, ni kuvuga ngo agahugu umuco ku kandi wako. Agahugu umuco akandi wako. Yes, aha rero ni nk'aba bakubwiye mu nteruro, ni nk'aba bakubwiye muri sirenge, niko navuga kwa kundi bavuga ngo ni umugani. Umugani rero ni bari bo bita tongue twister. Tongue twister ni yes, muzabona video yisobanura tongue twister. Kuvuga nk'imigani bavuga wenda ama-idioms, sirenge, ibintu nk'ibyo. Yes, umuntu akubwiye ngo agahugu umuco akandi wako, ni nkaho abahiniyemo ikintu. Yes. The daylight hours. 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 Yes. Aha rero bashatse kuvuga amasaha y'umucyo. Amasaha y'umucyo. Hari amasaha y'umucyo n'amasaha y'umwijima. Yes. Niba dufite 24 hours per day, tugomba kudivizamo kabiri tukabona ko hari night akaza na day. Day na manwa, night ni ijoro. Ni ukuvuga ngo day igira amasaha 12, ijoro naryo rikabagira amasaha 12. Ni ukuvuga ngo 12 hours night and day 12. Yes, na only 12 hours. Yes. Use the ladle to serve the sauce. Use the ladle to serve the sauce. Use the ladle. Ladle wibuke yuko ari icyaruzo. Yes, umudaho. Ubundi bavuga umudaho muri make. Umudaho. Use the ladle to serve the sauce. Iyi supu yaruze umudaho. Ukuvuga ngo umudaho ubundi bamenyereye umudaho, benshi bo mu byaro bamenyereye ya midaho ikorwa mu biti bakayifukura, ariko ifite umuhini muremure, ndetse kari umuhini niko navuga. Ibijya kumera nk'akamamiyo. Akamamiyo abantu bake nabwo bakazi ni gatoya, bagakoresha bari kunomba ibyo kurya. Yes, mu nkono. My uncle's wife is a nurse. My uncle's wife is a nurse. Ahangaha rero yashatse kuvuga ngo umugore we niki? Ni muganga. Ni umuganga. Yes, ni umuganga kandi koko. Yes, kuvuga ngo iyi video rero tukunduduhe subscribe, uduhe like, uduhe na comment. Iyo ukoze kuri ako kazagira hari amagambo ahita aboneka. Iyo ukanze kuri all, notification nta nimwe uzigera ubura, zizajya zikugeraho buri wa gatatu, ubashe kugendana natwe ku masomo. Nugendana natwe ku masomo ndakubwiza ukuri ko icyongereza uzakimenya step by step. Kuvuga ngo uzakimenya gake kugiye ubona link uyifungura, wumva amagambo y'ingenzi ushakamo uyarobanuramo. Si ngombwa ko wafata byose ingunga, ntago byakunda. Harimo
ibyo wibandaho kumva yuko ugomba kubikenera mu gihe kiri imbere. Twagiye. It is not good to eat and develop stoutness. Yes, stoutness. It is not good to eat and develop stoutness. Yes, stoutness. Si byiza kurya ngo ugire umudigi, kwa kundi ugira indango. Hari abantu bavuga ngo ndashaka kurya cyane nanjye nkazamera nk'uriya. Urumva rero ushaka kuberaho wese, nta mpamvu yo kwigana cyangwa ngo umuvuge yuko ari ibiryo biba byarabiteye ngo yari ibiryo byinshi ngo niyo mpamvu afite indango ni nyakubahwa. Hari abantu benshi bakunda kuvuga ngo ngafite nyakubahwa ngo yarayizanye. Ubwo rero ibintu byose uzabyita ko bijya mu nda, ntabwo uzarobanura. Erega niba unakora gutyo, niba uzi kubereyeho kurya, urebye nta nubwo wanagira plan. Yes, ufite ikibazo rero zatwandikire muri comment, tubahe ubusobanuro bwimbitse cyangwa se tuzabahe isomo rigendanye n'ibyo. Yes, I like the morning soap. Nkunda umufa wa mu gitondo. Yes, soap. It is comfortable to sit on a question. It is comfortable to sit on a question. Kwicara ku mufarizo ni byiza, cyangwa se ku mufariso. Question. Ntabwo ari question, ni question. Kwicara ku mufarizo ni byiza. We have dug a channel near the road. We have dug a channel near the road. We have dug a channel near the road. Road ni umuhanda. Twacukuye umuferege iruhande rw'umuhanda. I have shares in company. Mfite imigabane muri kiriya kigo. Shares. The queen mother advise the king. Umugabekazi agira umwami inama. Yes, the queen mother. Queen ni umwamikazi ubundi, cyase ni umugabekazi. Yes, agira umwami inama. Yes, thanks for watching this video. Subscribe.